urakora iby'ubupfapfa rwose utuye imusozi n'intama zayo ibyo ukora biratuyobeye utuye imusozi kandi intama zayo ibyo ukora biratuyobeye Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose bazamarwa n'amazi ayo mazi azabara umwuzure bazamarwa n'umuriro umuriro uzabara amabombe. Turagarukira Imana barabazanya none Nowa y'abavugo reka bati habe na gato ntidukwiye kwemera reka dukomeze ariko umwana w'umuntu we mwana w'umuntu upinga ibyo utazi koko wateze amatwi koko igihe ntabwo cyabakundiye nacyo kigenda gihita Nowa yubaka ni bamurebaga niko bamukwe na disbati none wo muzehe yasaze mbese nibo bazima nowe niwe wasaze. Yesu umwami w'abami we dutabare. Bene data bakundwa ndabasuhuje mwese bateze amatwi nta vangura ririmo reka da buri muntu wese bigomba kumugera mu matwi kugira ngo azabure icyo kwireguza. Mwese ndabakiriye mu izina rya Yehoshua Hamashiya umwana w'Imana nzima wamenye amaraso ye kugira ngo acungure buri umwe wese uzamwizera. Ariko iyi formule sinzi impamvu itumvikana. Yego Yesu Kristo w'i Nazareti umwana w'Imana wari jambo akambara umubiri ye baba we akambara umubiri kugira ngo aze muri iyi si abane n'abantu kugira ngo bise nkaho bisobanutse kuko ubundi yari Imana ya Abrahamu Isaka na Yakobo yavugaga igahanga ku bantu ikababwira ikabamara ikabakubita ikababwira ibyo gukora bikabananira ibitambo birahitama ariko none Imana ngo iraza ngo ibe mu bantu kugira ngo irebe nibura niba umwana w'umuntu yavuga ati Imana iri hamwe natwe turetse tumere neza wapi. Abo nibo bafashe iyo Mana barayizungereza barayicyurira barayimwaza bayipfura ubwanwa barayimwaza umva bayikira n'urubanza bayambika n'ubusa yego barayihondagura bayikira mu maso bayizamukana inyabihanga igorogota barayibamba ku musaraba barayica basi kandi umuntu yica Imana yamuremye basi aba yujuje igikomba cyo data twese ngo abire ngo arirahira ati muntu naremye umvaneho filozofi zose umvaneho uburyo umvaneho utwo dutigo umvaneho ubwo bumara bwa sekibi bukuvugisha nta yindi nzira nta kundi kuri guhari nta bundi bugingo buzaboneka kereka byose binyuze muri uyu nguyu waje kubacungura mukamwica
ariko shawe mwigize nabi we rwose ngo hari abakora n'imirimo ngo ikomeye ngo ya kijyambere ngo bagafasha ngo imfubyi n'abapfakazi ngo bagafasha n'abantu cyane babakene ngo bagatanga $180 ngo mu bantu ngo bagafasha cyane Mama Teresa Calcutta, Mama Tirori Calcutta, Mama Tirori Venezuela, Mama Reda Sararara, Pere Noel wi Pererori yo abo ngabo ngo nabo iyo bapfuye ngo nabo ngo Imana ibakire mw'ijuru none wose utwo turimo twawe uragira ngo twayibagiza igitambo cy'umwana we w'ikinege we akunda cyane wamenye amaraso mbese uragira ngo ese ubundi kwizera umwana we bigutwaye kumwizera ko yagupfiriye mu rukundo rwe Imana yatanze igakunda isi igatanga umwana wayo ikishwanyaguza ikica ubwayo yabanje kwica nyuma yitwa n'abantu ako karakomeye Imana yabanje kwica hanyuma yihinduye umuntu yitwa n'abantu ego Mana yanjye noneho nibiki nta tundi tuntu mwagerageza gukora nta tundi tuntu twayikingwa mu maso n'ibitambo by'inyamaswa yarabyanze n'ibizagabaga byose irabyanga ishyiraho amaraso atagira inenge ishyiraho amaraso atagira virusi na bagiteri na mikorobi wabise neza nta handi rero nubwo wazafasha isi yose nubwo wamara ubukene kw'isi Yesu Kristo yabambwe yambaye ubusa hari abantu mbere y'uko aza hari abakurusha ntiwibeshye iyo niyo message banje ngo mwe mwiteguye kwizera umwana w'Imana panda kumuratisha utuntu two turimo dupfuye nabi ndabasuje mwese rero itangazo rya mbere ryari ryo irya kabiri ni ryuko umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahita ahabwa ubugingo buhoraho irya gatatu nuko uwo mwami w'abami mu Yesu Kristo w'i Nazareti umwana w'Imana nzima uwo wadupfiriye nababwiraga agiye kugaruka gutwara abamwizeye careful gutwara abamwizeye uyu munsi rero bisohoye mu matwi yawe uyu munsi wabyumvize umva icyo twatumwe se yo Matayo 24:14 ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa amahanga yose kugira ngo wowe ubuhamya bwo guhamiriza buri muntu wese n'uwapinga gute ngo nyuma yaho niho imperuka izahera kwize umva ubutumwa bwiza tubabwira n'ubwo ko Yesu yagupfiriye wowe yaragupfiriye ibindi ntago data wa twese abyumva yumva akurebera akumvira agushakira akubonera mu mwana we Yehoshua Hamashiya niho twese twirunze ubu ngubu abamwizeye nawe rero nawe wowe mu mwanya uri buze urapfuka mama wo kwishyira hejuru mutima wawe ujyane ku Mana hanyuma wizere umwana w'Imana kugira ngo ube utorotse iteka ry'igehinomu byongeye tangazo rya gatatu rya kane nuko agiye kugaruka rya gatatu rya ryo kagiye kugaruka iryo rya kane ni riguhesha nanone chance uyu munsi wumva ibingibi ni chance ikuguye mu matwi ni chance ahari ni chance yawe ya nyuma ahari n'amahirwe awe ya nyuma yandi wagiye uhabwa kwizera umwana w'Imana nzima kugira ngo akubabarire ibyaha kugira ngo amaraso yakweze cyane kugira ngo akwandike mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo uzabonekane nawe kuri urya munsi iryo ni tangazo rya kane cyangwa rya gatanu ntago mbizi birahise rero ubwo tugiye kurebera hamwe ubutumwa bw'uyu munsi wowe ukizwa ubu warangije gukizwa wizeye byarangiye ariko mu mwanya ndaje ngusengere ni Yesu gusa ibindi ntago data wa twese yumva no wawe imbabazi ziracyahari itorero ntitwari twagenda Mana niyo yikingiye urugi wari ubizi byo urashaka ko gukingirana nawe koko yewe mugabo namugore namukobwa namuhunguwe ntabwo wava muri ibyo ngibyo ko arimo kuvugana nawe muri aka kanya niko Imana ivuga reka uwo mutagereje ko izaza ifite ubwanwa burebure ngo mukayireba ngo iri hehe ngo muyireba ariko nta kintu bakomanga Uwiteka yafunze urugi bene data bakundwa mutegereje ngo Imana ko izaza imeze ite nizaza ngo imeze ite ngo iri mu ijuru ivuga ngo murumva mwese nibyo mushaka niyo
wa wundi wabwiraga ngo nibohereze ngo muntu ngo rekozemo ngo umaze kumenya ibyabo ngo azamuke ngo nibwo ngo abari mu isi ngo bazabyemera. Yesu arababwira ati gendiriya niyo umuntu yazuka ntago mwabyemera, ntago babyemera ngo cye ati mufite Mose n'abahanuzi, yego mufite batwebwe mwite abasazi bigiye kubagaruka ariko rero muri uko kubagaruka bizabagaruka ari uko buri wese yabyumvise mu matwi ye. Kubyumvira ntago ari byanjye, ntago ari gitsinda bisi, sijye ubemeza, no arahari Mwuka Wera we yakozeho rero abe yizeye. Ubu gisigaye nuko abyatura mu mwanya rero nimara gutanga message y'umunsi ndaje mufashe kwatura ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi ko yamupfiriye ku musaraba. Yesu aduhana umugisha. Ishyaka rye ko numva none ririmo kugirana, ishyaka rye ko numva ririmo kubira, ishyaka rye ririmo rirabira. Rirabira. Message y'umunsi. Ishyaka ry'inzu yadatarira iyo mpamvu Uwiteka yampaye inkota yo kurwana n'intuka guhindura ubuso umurimo wakorewe i Nyabihanga. Nyabihanga zahinduye ubusa ubukana bw'umwanzi, urubore rw'urupfu rwashikuzwe mu mbaraga zari mu maraso y'igitambo. Urubore rw'urupfu rwashikujwe n'imbaraga zari mu maraso y'igitambo. Wakumvise ko biguhanikiye wowe? Ishyaka ry'inzu yadatarira niyo mpamvu Uwiteka yampaye inkota iracyaye cyane yo kurwana yuko ishaka guhindura ubusa umurimo wakorewe i Nyabihanga, aho imbaraga y'Inyabihanga zahinduye ubusa ubukana bw'umwanzi, urubore rw'urupfu rwashikujwe n'imbaraga zari mu maraso y'igitambo. Tubigenze dute? Tega amatwi banyarwandakazi, twebwe twarabyipakuruye, barundikazi twebwe twarabyipakuruye. Dushimira Imana bera, uwirata wese iratubize. Umva ibyo nabonye rero, nabonye intwari ku rugamba zineshwa budakeka bakarangiza urugamba. Ibyo ngibyo byabereyeho iki? Kugira ngo buri muntu mubere inyigisho. Mutega amatwi ubutumwa bw'uyu munsi mukagiye kuvugana namwe. Mwuka w'Uwiteka Imana, Mwuka wa Kristo, Mwuka Wera w'Imana agiye kuvugana namwe. U Rwanda rurarusha ibya Sodomu, Burundi burabirusha Gomora. Mwangu iki? Arakabije rwose. Gasika ko twebwe ariko nifite ariko rwose aratwibasiye. Aya. Ibihugu biri umamagara ujya gusa. Narabibabwiye kuva na mbere kuko bimeze nk'impanga. Cyane ibyinshi bibihuza murabizi. Ariko rero hari igihugu kimwe cyakabuhariwe. Iki gihugu cyageranijwe na Sodoma, mbese ni nka mukuru w'iki. Birajya kuya. Burundi nayo irageranwa na Gomora, nta bisusa nta mboga. Ayiwe. Turabona iki we? Turabona iki? Turakora iki? Turakosora iki? Harabwirwa amahanga abiri. Aya yasakijwe. Aya yarangije gusinyirwa, byararangiye. Agiye guhinduka kabarore muri isi. Ubwo impamvu imwe gusa abantu bakomeje kwibaza, ariko dukora ibyagiye nyine ibyo bindi byose. Barahamagawe, hari Imana yabavuze udagomba itari bukureho. Ndavuga kuko jye n'abanjye nabo turi kumwe twabaye twiyambuye twitandukanyije n'ibyo byose. Ibyo byose by'ubunyarwanda byo byose kuko hari ikibihishemo. Abo barundi nabo arabo turi kumwe babyitandukanije nabo kandi bagiye kubona impamvu kugira ngo marayika urimbura
bari ugiye guhita arimburana uburakari, arimburana abo bari bagize FPR na CNDD n'ababogeza bose. Ego biriya byizingiye muri bya ndi umunyarwanda, katwe twabivuyemo iba ari mu kwezi gushize. Kuki mutibajije impamvu FPR yashyizeho ndi umunyarwanda? Kuki ese kuki mudatekereza, kuki mutabaza? Nubundi ko twari abanyarwanda mbere nta nabivamo ya, nubundi ko mwari abanyarwanda, nubundi ko umuntu yari umunyarwanda nyine, ko ari umunyarwanda n'umunyarwandakazi. Kuki noneho byabaye nkaho bibaye bwa mbere? Nabyo byarumviye, byaratwumviye, bituvamo biragenda ko natwe twabivuyemo, nabyo byatuvuyemo. Nawe niwe bishaka ubivuyemo, ndakubwira igihe uzabigarukiramo. Umubwiriza nawe yaravuze Salomo niba yari yamaze gusinda cyangwa yari yaryamanye n'umugore, ntabwo mbizi icyo gihe, ariko yari amaze kunoga. Ati byose byarumviswe, ariko ntabwo bishobora kutubuza gukomeza kuvuga igihe cyose ibyahanuwe bitari byasohora. Twemererwa guhora tubivuga. Niyo mpamvu murasubiramo, bikaba byaraguteye kuvuga ngo ari kuriya nibyo agira avuga gusa, ari kuriya nibyo ahoramo. Nibyo mporamo, kuko nibyo bizamura urubanza rwawe, nibyo bizamura umuvumo wawe, nibyo bizamura ibihano kuri wowe. Nuguhora ubyumva nyine, kuko nibyari byagusohoraho, nibyari byasohora kuba bigomba gusohoraho, ugomba kubyumva rero. Uyu munsi ibintu uko bikomeye, ko nimo kumva mu isi y'umwuka bikomeye. Abateze amatwi ubutumwa bwa none rero mwatangazwa no kugereranya ibihugu na Sodoma na Gomora, ndetse ntabwo ari ukubigereranya. Oya, ntabwo ari ukubigereranya, birabirusha. Icyo batangaza kandi nta mahuriro ugereranyije n'ibihe dusohoyemo, nta mahuriro. Ibihe dusohoyemo ni ibihe byoroheje ibyaha cyane, ibihe byaciye amazi ibyaha. Icyaha cyo kwica byagiciye amazi, icyaha cy'ubusambanyi cyane byagiciye amazi, ibintu by'ibinyoma no kubesha no guhimbira abandi byabiciye amazi. Ibihe dusohoyemo byaciye ubugambanyi amazi. Cyo ngimo kuvuga urabyumva. Umwanzi yorohereje abaryoherwa, abo baryoherwa nabyo yaraborohereje cyane. Icyo tugiye gucakarongo uyu munsi ni icyaha cyarimbuje Sodoma na Gomora. Icyo cyaha cyarimbuje Sodoma na Gomora ubu cyateye imbere cyane, inshuro ntashobora kubabwira. Ni ubusambanyi bw'ubundi bwoko, kugeza aho umwanzi yatekereje aravuga ati kino cyaha gifitemo inyungu nyinshi, ngifitemo abo nzarimbura benshi, ngifitemo umusaruro mwinshi. Reka uyu mushinga mubyaze umusaruro mu busambanyi. Ahimba uburyo bwinshi bwo gukoresha imibiri ibyo itagenewe, niko Pawulo yabivuze. Nicyo cyaha cyonyine gusambana, ubusambanyi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo tukizibukire, ngo muzibukire gusambana, ngo ibindi byaha byose bikorerwa inyuma y'umubiri, ngo ariko iki cyaha cyo gusambana cyo gikorerwa imbere mu mubiri. Urabirisoma mu Bakorinto ba mbere 6:18. Hari impamvu umwanzi akibandaho cyane, hari impamvu umwanzi arimo kwibanda ku kintu cyerekeye uburyo bwose bwo gusambana. Ngo nabisobanukiwe, afite uko yabipanze, abifite uko abizi. Buri wese utazaha umubiri we Kristo Yesu ngo awutegeke, buri wese utazaha umubiri we Kristo imibiri yacu uwanjye narawutanze, utanze kera, urandika gobye kuba karambayeho yandiriye narawuta ego ariko ntabwo natera umutaro. Buri wese utazaha umubiri we Kristo Yesu ngo awutegeke kamubayeho. Nicyo cyaha cyarimbuje isi ya kera. Tega amatwi wowe, ntabwo ubu bisobanukiwe ariko ntawakurenganya. Nicyo cyaha cyarimbuje isi ya kera igihe cya Nowa. Umva, igihe abana b'Imana this way, abana b'Imana this way, abamarayika this way, ngo barebye mu isi, ngo baravuga bati the belle fille, the très belle fille, mbega abakobwa beza we. Nuko aho bakuye imibiri ntuhambaze, ngo baraza barabasambanya.
abana b'Imana ngo basambanya abakobwa bo mw'isi we, maze bagiye kubyara babyara ibyorezo, babyara amahano, babyara ibyorezo, babyara calamité, épidémie, désastre, fléau, catastrophe, pandémique, babyara abanzi b'Imana buzura yose igihe cya Nowa. Urwo ruvangitiranye rw'amata n'amaganga ni kimwe kuvanga amata n'amaganga, rwavuyemo ibihangange, ibi gikomerezwa babandi ngo bapimaga 5 metero ngo bikomeye bya Bibiliya by'abani Murodi wagerageje kuvuga ngo arubaka umunara muzi nkuru ze, nuko ibya Goliyati n'ibyuzukuruza byabyo bya Gagi bya Hamani mwene Hamadata byo n'ibyuzukuruza bya Bibiliya byavuye muri ruriya ruvangitirane igihe cya Nowa. Basekuruza babangaba n'ubu barahari bafite igisekuruza muri Bibiliya. Yego bo umva taka batwumva igihe cya Nowa kubera urwo ruvangitirane nta kizima cyari gisigaye mu isi. Umva, uretse umuryango wa Nowa wenyine ushobora kuba ari utari warigeze ufite igisigisigi cyo muri uru ruvangitirane, kuko ngo Nowa yagiriye umugisha kuwiteka. Yego uracyumva icyo? Nowa yagiriye umugisha kuwiteka nyuma abantu abantu bakomeje kubyarana n'aba n'ubu barahari barimo baragenda, mwebwe mukagira ngo n'abantu abo mubona bagenda buri munsi we, buri abani bani Murodi ni bagoriyati ni bagagi ngaba bazanye ubwenge, icyo twita ubwenge, ngaba barimo kuvumbura ibintu, ngaba barimo gukora ibintu birenze ubwenge bw'umwana w'umuntu ubundi yakagombye kugira. Aribo Yesu yavuze ngo icyo gihe ngo ubwenge bwa benshi buzakwira. Ntabwo yavuze ngo ubwenge bw'Imana, yaravuze ngo ubwenge bwa benshi. Ariko byishurirwa ntukagipfa gusoma gusa. Ubwenge bwo guhinyura Imana sha, ubwenge bwo gupiga Imana sha, ubwenge bwo kugira aho umuntu avuga ngo ni Gemana, ubwenge bwo gukuraho umwimerere Imana, ubwenge bwo kurwanya plani, kurwanya gahunda Imana yashyizeho. Murabyumva? Niho hageze aho Imana ibwira Joshua iti kurimbura takataka, uzarimbure muzabare ari amoko y'ibara 7 y'ibara 10, uzabarimbura abanyakanana bayebusa babandi bose abwiye Yosuwa ntuzasige n'umwe n'abanzi banjye n'aba muri buriya bwoko. Tega matwi wumva ikintu kandi nawe usobanukirwa ibintu, ariko tumenye ibintu Umwuka w'Imana arimo arasuka, arimo araranguriza itorero kugira ngo ibyo twagenewe byose tubifate tubimenye, kuko byahishwe n'iby'Uwiteka, byahishwe n'ibyacu n'abana bacu. Niko 29 kuziye kwa 2:28 havuga. Urumva rero Umwuka w'Imana arimo araduha itorero twebwe, kuko atabiduhaye hanyuma tukazajyanwa se yazabihandese. Wumvise neza? Wumvise? Niyo none se we wumva Imana yavuga ngo barimbura abantu kubera iki? Yego desi wagira ngo n'abantu ubuntu gusa baraho. Nuzi se ko Kalebu na Yosuwa bavuyeyo babandi 10 babanyamagambo by'abizaga baje bavuga ngo ngo reka ntabwo bishoboka, nibishoboka Mose, nibishoboka rwose twababonye twebwe. Igihugu ni cyiza vraiment. N'en disconvient pas. Igihugu ni cyiza kiratema amata n'ubuki, nukuri reba n'umusaruro ukuntu bimeze, ariko bariyo naba nakini barebare wakumvisa ko ntabwo twashara rwose twebwe turi intesiti nakundi reka. Yosuwa na Kalebu bati no nibyo koko naba naki, nibyo koko nibyo koko bafite metero zingahe, nibyo koko bapimiro 100, nibyo koko pe, nibyo bazi kurwana, nibyo ariko niba Imana twishimira tuzabarya nk'ubugari, tuzabayongobeza n'izina rya Yehoshua HaMashiach, turabayongobeza n'abanzi b'Imana. Abanzi b'Imana ntibagomba kubaho ubundi, ntabwo bagombye kubaho. Abanzi b'Imana ntibagombye kubaho. Ngiye impamvu uruvangitirane rw'amata n'amaganga dore byara bene abangaba n'ubu barimo baragenda. Ngira Imana igufunguye amaso y'umwuka niho wabimenye.
ngabo se mubazi bashobora kuza batari n'abarebare bashobora kuza ari natugufi yes bashobora kuza turinganiye kuko nyine kubera evolution nawe urabyumva ariko spirit imyuka ibanima hakaba ari abandi murodi hakaba ari abahitereri hakaba ari abakirimbuzi hakaba ari abastarine hakaba ari ololololo hakaba ari hakaba ari Kagame hakaba lolololo yes ngabo ba Macron mu myaka ya mike cyane akira kana gato cyane yarivugiye abwira mwarimu we uriya buri gita uriya haramubwira yamubyaye umwana we wa buri gita mukuru aruta makoro umva icyorezo aramubwira ati dica maîtresse ni wowe nzarongora maîtresse yabigize ibikino nubwo ufite umugabo n'abana nubwo umbyaye ni we madamu wanjye abana bawe bazaba banjye kuko nge ntabana nzagira mu isi bose narabatanze ntabwo nzigera nezezwa no gukundana n'umukopine tungana iyo firingi sinzigera nyibonaho nzabana n'umbyaye ubyaro rwanjye ndarutanze ntanze ibindi byose umusore nkanjye uzaba umusore cyangwa umugabo yazishimira izo soni n'ikimwaro ndabimiragura uko kugawa uko kuvugwa ayo magambo yose uko gusebya ibyo byose no guseburura ayo mahitamo aya mahitamo yanjye niyo hazava imbaraga zanjye nicyo navukiye nitwa Macron Manuel yewe ndakamasa kazivutsemo kagomba koreka Ubufaransa gusa nicyo yavukiye Macron n'icyorezo uriya nakamasa kazacinka kazivutsemo agomba kurangiza ibyo yavukiye uriya muhungu byose umuhamagaro wa Sekibi arawufite wa mu rwego rwo hejuru agiye gusiribanga Ubufaransa kandi yaratangiye ni nayo mpamvu yongeye gutorwa ubwa gatatu nubwo hari aba gilet jaune uriya nakamasa tumasa turari nitwishe Kagame nicyo bari baravukiye gusohoza imigambi ya Sekibi yarayisohoje yararangije mu bugome ndengakamere yarayisohoje we yari yaramusigiye yari yarasizwe amavuta y'igitinyiro cyo mu rwego ruhanitse ku buryo no kumutekereza byonyine wahita gupfa mwe niwe wavuze ngo koma hayisi puruvi komo kanye rero bene data bakundwa barahari benshi lisite ni ndende ariko uyu munsi ntabwo aricyo kigendererwa ndaje durakomeze mu kanya twasize misidini twabataye kandi tugira murakizwa se ntimukizwa ababyeyi batubyaye n'abavandimwe dusangiye ababyeyi ubasha bwo kubigeza muri iri jambo ko tuzavuga duhereze koko cyamizwe n'ubugingo amasano y'umubiri yamizwe n'ijambo amasano yendereye beza tabakundwa kigendererwa cy'uyu munsi n'ukubabwira ibihugu birusha Sodoma na Gomora ubusambanyi n'ibindi byaha byara nabyo y'indengakamere nicyo kigendererwa cy'uyu munsi niyo message y'umunsi mu mwanya navuga ku cyaha cy'ubusambanyi ijambo ry'Imana ryatandukanije n'ibindi byaha kuko ibinyoma byo bifite papa wabyo muri Bibiliya buriya Satani Sekibi witwaga Lucifer kera niwe se w'ibinyoma ni papa wabyo buri cyaha cyose kigiye kigira umwihariko wacyo ubusambanyi bwo ndaburakarira cyane kuko mufite w'ingaruka mbi nyinshi mufite w'ingaruka nanone ikindi wo nta nubwo zizashira nubwo Yesu agenda ashyiramo imiyaga ariko ingaruka z'ubusambanyi mbabarira wowe ugikina nabyo sha uri murabiba uzasarura
ingaruka ntabwo zijya zivaho n'ubu ndacyari mu ngaruka zabwo z'ubusambanyi. Nta mavuta abaho, nta muhamagaro ubaho, nta rwego wageraho mu mwuka rushobora guhagarika ingaruka z'ibyaha, nta rubaho, kuko ntabwo byo Yesu yabimeneye amaraso. Ntabwo ingaruka z'ibyaha Yesu yazimeneye amaraso, no. Izindi ho n'iz'ubusambanyi. Arewe uravuze ngo none wowe se kandi rero nakoze iz'ubusambanyi busanzwe bwitwa normal, busambanyi normal. Izo ngaruka zabwo mfite, kuko nta majyambere yari yakaza, bigezweho ntabwo byari byakaje, ntabwo twari dufite wenda ibintu bya porno tureba, wenda iyo mbireba mnane bana akabarore. Wumvise icyo mubwiye wenda ntabwo umutinganyi bwari butari bwasakara icyo gihe, ngo hari umutinganyi umwe twamubona twiruka gusambana n'inyamaswa byari bitari byajya ku mugaragaro, byari biri mu bazungu. Amajyambere yarataraza, wenda iyo aza kunsanga iki gihe kiragiye yaza atari yanyikubira nanjye nari kujyamo. Wowe ntabwo ari kujyamo, nta n'ibyo urimo mama, wowe urera ati ingaruka z'ubusambanyi bigezeho n'uvuga nko buyazi, nkaba nakubwira ngo stop it, hagarikiraho, 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 hagarikiraho. Ujya mu mwuka zikaba zirakwiyeretse zitirega turi hano. Burya se warakinaga, urahanura warangiza ati rega hari icyo twakubwiraga. Ntago ndimo guseka. Rero bene data bakundwa, turi ku busambanyi bw'indengakamere, ibintu by'ubutinganyi n'ibiki byose. None ubwo bimeze gutyo twakora iki? None ubwo bimeze gutyo abanyarwanda bakora iki? Ntabwo nyiriwe ndimo ndababurira, kera narinziranye nabo. Abarundi bo nabo ndababurira. Itorero ryagombaga kwitandukanya na gahunda zose za leta zabo. Ibintu byose byo kwemerera ibi byango byinjira muri bino bihugu. Itorero ntabwo ryumvikanishije ijwi ryaryo ngo ijuru ritabare ribonye abanihira ibizira karoti, ahubwo abakozi b'Imana bitirirwa izo zina benshi nabo bibera muri za porno. Dufite ubuhamya bwabyo bwinshi. Mbere na nyuma yo kuryama barabanza bagasogongera cyangwa bagagotomera. Benshi byabateye kwikinisha bya karande, byababayeho karande birimo kubarandaho. Nta mbaraga z'amasengesho zimbitse zihari mu gihugu cy'u Rwanda na Burundi. Nta mbaraga z'amasengesho zihari zo guhangana n'iyo myuka y'ubusambanyi, iyo myuka y'ubutinganyi, myuka yo kumena amaraso. Barabyemeye babihesha umugisha, uretse bake cyane babandi batari bapfukamira Bayali. Bake cyane, bake cyane, bake cyane, bake cyane. Abandi muri abo bake cyane bemeye kubizira, bake cyane ugereranije n'abahari. Muri abo bake cyane hari abemeye, hari abawishe. Muri abo bake cyane hari abafunzwe. Muri abo bake cyane hari abahunze. Petero nawe yateruye amagambo avuga ati, tega amatwi. Petero wa kabiri ibice 2 uhereye ku murongo wa 4 ukageza ku wa 9, wumve ko nta mikino ihari, wowe ibyo uba wivugisha utuntu ngo kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, wabumvise babandi, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. 5, kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi umwuzure. Wayumvise Imana uvuga igira imbabazi rwose, ntabwo rwose yaremye abantu kutwicira zisambanira hanyuma dukore na porno, ariko izatubabarira. Umva umurongo wa 6. Kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'Isodomu n'i Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana. ariko ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha. Kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose.
wamwumvise uwo imirimo yabo y'ubugome yarebaga buri munsi akumva umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza of course no kurinda abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Wamwumvise Loti wamwumvise ntabwo ugeze wumva Loti wamwumvise ubwo abamarayika bazaga ubwo abamarayika disi bazaga baje kurimbura Sodomu dihe bavuye kwa Aburahamu dihe Aburahamu nawe avuze atari ko se mana yani koko ubu nubwo wasenga n'ibiki byose ntabwo twibwa tuhasoma n'ibice 18 hanyuma marasoma na 19 ariko 18:20 haravuga ngo ubwo gutaka kw'abari Sodomu ni Gomora kwangezeho ndamanuka ndebe niba vraiment ibyo babarega ari byo niba ari byo nakari nabyo ndabimenya yego ntabwo ari byose. Hanyuma navugaga kuri za mbaraga z'amasengesho ko ntazo nta kumaramaza bitirwa izina ry'Imana bafite nta shyaka nta mutwaro nta kubabazwa nta kwiyemeza kuzira ibyo beme ijwi ry'itorero ntaryo. Satani yabafatanye control ye baramwemereye yarakomanze bati karibu kubera gutinya ntuza takataka ndetse babimuhaye kuneza rwose akoresheje ibihendo by'isi n'ubwoba bwinshi. Ababyemeje bukuri baricwa nkuko nabivuze bagafungwa bagahunga hagasigara abeza FPR bagasengera na Cogamu nayo yinjije kurangiza umugambi wa Sekibi nicyo cyayinjije Cogamu muri kira gihugu. Hanyuma hasigaye abahanura amahoro hejuru y'amaraso amahoro hejuru y'amaraso atagira ingano baba babizi cyangwa batabizi ariko barabizi disi. Niyo mpamvu nabo naho bari FPR yinjije ibigirwamana ku mugaragaro babireba barajeceka. FPR yica abantu ku mugaragaro babireba barajeceka. FPR ifungira abantu ubusa ikabica urubozo ku mugaragaro bayireba bakayogeza. FPR yakuye Imana Elohim muremyi wa twese bamukuye mu itegeko nshinga no mu yandi mategeko n'imikorere yayo. Abo bitirirwa izina ry'Imana babireba ku mugaragaro maze bakikomera amashyi. Yes, bakishima bati oye FPR oye nuko bakayikomera amashyi nabo bakikomera amashyi ku mugaragaro. FPR yashigishiye ubutinganyi kubera amafaranga menshi bufitemo ku mugaragaro babakoze bitirirwa izina ry'Imana babireba barabebera bakarya umuriro. FPR yihende uhoraho ariko yategeka yihinde uhoraho Imana itwara icyo Burundi cyubahiro cy'Imana babandi disi bitirirwa izina ry'Imana babireba ku mugaragaro bayikomera amashyi ngo niyo bazajya bashima gusa. FPR yiyemereye ko ikorera shitani umwanzi wa Kristo ku mugaragaro babandi bitirirwa izina ry'Imana bayireba barayogeza. Ariko mana yanyu FPR yasuzuguye Imana uhoraho na Kristo wayo ku mugaragaro bayireba nabo barabyemeza. Numwe wigeze zamura ati namune kare kirazira wenda ngo abizira ubundi se yabamaze. FPR yimitse ubusambanyi ku mugaragaro ibugeza no mu bana bato cyane babandi navuze babireba barabishyigikira biyemeza kuko umwana w'imyaka 8 ngo niba bamuteye ndayikuramo nta kibazo. Ayiwe FPR yiyemereye ubwayo ku mugaragaro itabishe guhinyuza uhoraho ishyiraho itegeko ryo kubuza abagore kubyara ngo bose babahadike hanyuma n'abagabo nabo babakone bahindura inkone ibiremba abagabo nuko babandi navugaga haruguru. Ariko mana yanjye we babandi ngo bitirirwa izina ry'Imana birirwa bavuga ubusa bavuga basigaranye ubutumwa ngo bwitwa ngo ingingo 5 zo kubaka urugo, ingingo 6 zo kukaraba, ingingo 8 zo gufura, ingingo z'umuryango, ingingo z'umugabo uko yambara, ingingo z'umugabo gore uko yambara, ingingo 50 z'ubutegetsi bufite iremezo byo nibyo basigaranye. Ishurirwa ryaragiye sinzi niba bararyigeze abitirirwa izina ry'Imana
nibo bafashe iya mbere mu kwamamaza gutiza umurindi isisiteme ya FPR ry'amafaranga y'umuriro barabyamamaza nabo barihadika bagadika abagore babo nabo baremeye ko babakona simbizi barabyamamaje ku mugaragaro bagiye kubizira barabikangurira abandi bagomba kubizira abo babiroshyemo bagomba kuzabizira byose birabajya ku mutwe bwe gabitirwa izina ry'Imana ninde ushobora kuvugira Kristo muri ibi bihugu abakuramo inda mu Burundi nk'uko Imana arayishura ko inda zikoroka niko babyita inda zikoroka ziruta abana bavuka mu Rwanda naho ngo ubusambanyi bugeze ku rwego rwo hejuru baraburusha Amsterdam hano hirya umunya barakijijwe cyangwa barabira hasi ibigo bisigaye mu Rwanda nibo byo bigezweho nibwo busirimu mwana arasambanira hano na nyina arahanga na nyirakuru ari hariya n'utwuzukuru natwo turimo kuvuga nawe nkwino yewe ninde wasobanura ninde wavuga aranguruye yiyemeje kwiha agahara amagara ninde umvuko n'ibintu bimeze igihe cya Loti umva abantu dufite abantu mu Rwanda umva abantu dufite abantu mu Burundi umva abantu dufite bene wacu umva uko n'ibintu bimeze 19 mu itangiriro umurongo wa 12 abamarayika ngo baraje ngo bakomanga kwa Loti nawe aya magambo yavuze ku bakobwa be ni haramu niyo mpamvu baryamanye nawe nyuma yaho ngo abagabo b'Isodomu ngo bashakaga abagabo b'abamarayika binjiye kwa Loti ngo arababwira ati ntabwo mbabaha ahubwo ndabaha abakobwa banje b'amasugi ariko uyu mugabo ameze ate uyu mugabo umva babandi bari cyarabarenze banga ayo masugi y'amaso y'imikara nk'ay'abasilamu banga ayo masugi ya Loti ngo baravuga turashaka abo bagabo ibyo bigabo byo dushaka gutinga mu bibona ayo magambo ise waba bakobwa yabavuzeho yaramukurikiranye nyuma aribo basigaye nyina yarahindutse umunyu madame qu'est-ce que vous prenez ya wamufragilize yarahindutse umunyu urumva abakobwa ngo baryamana nabasi amagambo ise yabavuze batumye bahinduka bamo wabo witondera amagambo ubwira abana uvuga ku bana noneho abamarika ngo babwiye Loti bati rero tugiye kuharimbura Abrahamu yasenze nta kirimo Uwiteka yigendeye bageze kuri bari kuri batanu bari kuri bangahe none wowe uri mwari wabo na Abrahamu arakantu ufite ko kurindwa kandi wabazwaga n'ibihakorera none rero kuri 12 bo abagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufite umukwe wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe tega batwumve nabo ufite mu mudugudu bose wumvise ko bose babagije Loti ngo naza n'abantu ngo nababwire base babakize bakuremo ni wumva taka matwe wumva wowe ufite bene wanyu bumva aya magambo ubibahe ntacyo bagutuke kuri mama wawe ariko barabyumva nibura umva abamarayika disi babwije Loti ukuri tugiye kurimbura aha hantu kuko gutaka ko abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura umva abamarayika babaye neza noneho Loti nawe ngo arirukanka vuba kuri 14 arirukanka ngo aravuga ati we ndabafite abo mu mudugudu mfite abakwe banje mfite rererere yo rekanze baragenda sanga barimo gukubita umudanse ndomboro agenda abo barimo gukubita umudanse ibyuma birimo gusakuza ngo aravuga ati umva 14 Loti arasohoka avugana n'abakwe be teka matwe barongoye abakobwa be bakuru baryamanye nawe ngarababwira ati umva nimuhaguruke muva aha hantu katawe nimwumve ko munaburira abantu nibumve bagakomeza kugeza kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudokodu umva yewe umva abagiwaji babandi bapinga ibyo batazi ngo ariko abakwe be bo babigize ibikino ariko bana yanjye ngo babigize ibikino bavuga batari ko muzeyi umeze ute kutarimo gutuma tugakanyanga cyane ko hari utarimo gutuma nisambanira neza urimo gutuma ntatingana neza ego wabyumvise ko nabo mu mudugudu ngo aho Loti yaratuye muri quartier mu nyumba 10 muri quartier abamarayika bari mubwiye bati nabo babwire wapi
wapi baranga bakomeza guceza kandi bari bahawe chance yo gukira nguko uko tubabwiriza mukagira ngo simbizi ya mukatwita abasazi nguko uko tubaburira ariko nagaruko bizahora nago byababujije guhinduka amakoro atari makoro amakoro y'ibirunga y'umuriro nago byababujije gushya utekeye midugudu yahinduye ivu na shitani wabigizemo uruhare shitani yabigizemo uruhare mu kubashuka no kubokesha ubutinganyi ariko mu guhana Bibiliya ivuga ko ijuru umuriro nguva mu ijuru umuriro wavuye mu ijuru ninde wavugira Kristo muri ibi bihugu ko ninde wasobanurira ibintu aho ibihe bigeze aranguriye yiyemeje no guhara amagara ninde wazahura ninde wagarura icyubahiro cy'izina rya Kristo Yesu shitani yarigize igikinisho iyo barivuze araseka ararishinyanga ninde wo guhara amagara ye ninde wo guhagarara mu cyuho muri babandi bavuga ngo rikijyana riba rijyahese nibagendiriye benshi rero nyine niba mpamvu bakunze kwibaza ngo ariko none nitwe dukora ibyaha twenyine ariko rwose abanyarwanda uheruka nitwe twacume ntago ari mwe mukora ibyaha mwenyine kandi ibyo ntago ari byo nari nkubajije oya si mwe mwenyine uri muri gereranya n'abandi kandi ntago umeze nk'abandi ariko Imana yakuvuzeho aricyo ugiye kuzira uracyari kure cyane ntabwo uramenya icyo Imana yakuvuze wowe ubutumwa burimo kuvugwa ubwo mu Rwanda cyangwa mu Burundi ni iseseme gusa noneho perezida w'u Burundi uyu nguyu uriho ugiye kwitaba uwakorera ngo abantu nibahagarika imbyaro umuntu bakabyara abana 8 kandi nibafite bya bibyibushye bifite inda sinzi ko zimeze nawe yabyaye 8 atanga icyitegererezo none arabuza abandi kubera ubufaranga bagiye kumunagira bamuri hejuru ngo nabumvire ngo babahadike abagore cyane bakone n'abagabo taravuga ngo umuntu akabyara ngo abana ngo 8 bakazavuga ngo wabarihiye samashuri wowe wabarihiye kuyafite mwiba mwebwe nabo mufatanije ko mufite ibyo mwiba byagombye kurihira abo bana mwebwe ariko ubwo mubamuvuga iki mubamuvuga iki babyaye 8 bafite inda ibidabiri imbere none ngo iki ngo abandi ngo ntibabyane none se abatarabyaye benshi ko bagiye kubashiraho muzongera mubwira Imana ngo iki muzongera mubwira Imana ngo iki nago mushaka kubaho nkuko Imana yabaremye no nago mushaka kuzuza umugambi w'Imana mwiza ifite ku muntu buretse iratwika murajya ku mutima ujya gusoma amagambo akomeye yo muri Mika ibice 3 yereye ku murongo wa 8 mwumve rero ukuntu ibintu bimeze mwumve iyi ni message yanjye namwe Yesu ariko jyeho nuzuye imbaraga n'imanza zitabera n'ubutwari mbihawe n'umwuka w'Uwiteka mwabyumvise kugira ngo menyeshe Yakobo igicumuro cye Yakobo buriya n'u Rwanda na Israeli icyaha cye buriya Israeli n'u Burundi nimwumve bi batware b'inzu ya Yakobo n'abacamanza b'inzu ya Israeli mwumvise mwanga imanza zitabera mukagoreka ibitunganye byose mwabyumvise bubakishije Siyoni amaraso bavushije ariko umva ibyo bubakishije na amaraso bavushije Rwanda Kigali Rwanda ni Yerusalemu bahubakisha gukiranirwa Burundi Bujumbura abatware baho bacira imanza impongano n'abatambyi baho bigishiriza ibihembo n'abahanuzi baho baragurira ingemo nyamara umva uburyarya bwabo bisunga Uwiteka bakavuga bati mbese Uwiteka ntari muri twe nta kibi kizatuzaho baja abanyarwanda n'abarundi sha ariko umva igisubizo cy'Uwiteka ngo ryo gituma Siyoni hazahingwa nk'umurima ari mwe hazize ni Yerusalemu hazaba ibirundo by'amazu
n'umusozi wubatsweho urusengero hazaba nk'aharengeye ishyamba. Ayiwe dore ubutumwa buriho kuvuga ubu buteye iseseme n'ubunezeza imibiri n'imbonezamubano nayo idashyitse. Abitirirwa izina ry'Imana babe barabebereye barahindanye sinzi ukuntu bameze. Ingingo 5 zo gusasa umugore rero udasasa ego mana. Ingingo 2 umugabo iyo azujuje aba azi gutera akabariro. Mana we pastor n'ibyo rirwamo. Abakizwa mwigire abashaka gukizwa mwigire hino mugire vuba. Igire hino mugize vuba. Akanya gifite muri iki gihe gifite vitesse. Afite vitesse zirenze za Ferrari. Ndabaragu niyo bari barugi niyo bari burugana. Dore gipfa cyamizwe n'ubugingo amasano y'umubiri yamizwe n'ija. Turimo turabakangurira benga barimo kumva ubutumwa ntabwo ari ukubabeshya. Dore Loti yagiye kubabwira barimo guceza ngo babihindura ibikino hanyuma bahinduka ivu. Uzuzavuga ngo ntabwo wabyumvise kugeze kandi ndimo kuvuga kandi uri bubyumve ubituke ariko wowe wabyumvise. Urubanza rwawe ube wakatiwe 0 mpaga. Nashyiriweho nanjye kukubwira urumva neza kugira ngo uzabizire cyangwa bikubere ibyiza. Yes urabyumva none se umuntu ukamutabyumvise murabyumva uroza abantu yemwe aho nyeze zidashyikira yo avuye umutukwiranye neza n'uburwayi bwari bwaraduhumye amaso. Uburwayi bw'idini bwari bwaratwishe wahitanya bicaye ku ntebe z'umwami niba bazabyuka sinzi. Icyo nzi nuko nari mu myinone ndareba ndashimira uwamumuye. None ndareba wahishuwe mwese ubitwishuwe wese yagizweho teste zaba tugezeho twese. Yawe Imana imira jonjora doshimira Imana bera wirata wese agomba kwirata ifeye na sendudu. Yes anabamashi nitegure daje dusegera abakizwa nyuma dusenge isengesho risoza itangazo rimwe cyangwa biri. Yes yego beza tabakundwa. Yes yeah. Sodoma na Gomora byahindutse ivu. Yes bakozi bitirwa izina ry'Imana kuko bakogeza nabo ubutinganyi disi rwose mujye mukunda abantu bose murumva neza yo bakemera bakemera ibigirwamana mu gihugu. None ese kuki mudadefend ibyo mwemera murwaye iki? Ese ubwo mubereye wiki muse agaciro mufite nakiki se mumaziki se yo ni mumbwira icyo mumazi. Niba udashobora gupfira ibyo wemera ntabwo ufite droit yo kubaho noneho kukubereyeho ubusa. Abakizwa muzi mupfukame muzamura amaboko mwese musube muri risengesho muti Mana Data Elohim numvise ijambo ryawe ndatsinzwe mbabarira ibyaha byanjye byose byo nibuka n'ibyo ntibuka. Ndizera yuko Yesu Kristo ari umwana wawe. Ndizera ko wamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko amaraso yameneye ku musaraba anyezaho ibyaha byose. Ndizera ko Mwuka Wera w'Imana azamfasha akandengera akanyobora. Ndagusaba ngo unyandikure mu gitabo cy'urupfu nona unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Data wera nijeje umutima wanjye nyumvira ijambo none akarwa katuye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza n'umucunguzi wanjye.
sezereye ubwami bw'umwijima ndabusezeye ndabutorotse ntorotse gehinomu burundu nje mu bwami bwa Yesu Kristo ubwami butazahanguka ubwami butazashiraho haleluya ndaje kandi uranyakiriye kuko uteze ibiganza kuko wireherejeho amahanga nanjye nari ndimo urakoze data wa twese uhoraho se umwami wacu Yesu Kristo kuba umpaye agakiza ku buntu agakiza kabonerwa mu mwana wawe Yesu Kristo wenyine Yehoshua Hamashiya ngushubije icyubahiro cyose rero urakoze kunyakiriye mu bana bawe kuko nizeye umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo mu izina ry'uwo nguwo risumba yandi mazina izina yahawe aritsindiye yararirazwe aritsindira atsinze urupfu haleluya urakoze data kuri abangaba ndagushimiye ndabashinganishije mu mbaraga zazo Yesu mu bapfuye bagiyeho ikimenyetso cyo kurindwa haleluya bagiyeho ikimenyetso cyo kurindwa ibibi bisohoye muri bo harimo abakozi b'Imana muri bo harimo intumwa abahanuzi muri bo harimo ayiwe we aba minuit moins 59 minutes de 30 secondes urakoze kubw'inziga buhagurukije mukabera dore barinde rero barinde dore ziringabo zawe namwe mwatanye nabo batanye abagiye ngo mutuntu agiye kogeza utuntu twa FPR na CNDD mwebwe muvise mgahinda umushitsi mwebwe musabe imbabazi Imana bababarire urakoze data imbabazi zawe ziracyahari urukundo uracyari urukundo ubuntu bugeretse ku bundi buracyahari amahoro aracyahari atangwa na Yesu Kristo kuko na dutorero twagenda niyo mpamvu mu mwakiro mugira ubuntu bugeretse ku bundi urakoze data urakoze ko aba bakijijwe urakoze ko batorotse gehinomu urakoze cyubahiro ni cyawe cyose kubw'iminyago ihunze urupfu rw'iteka mu izina rya Yehoshua Hamashiya muhunge Rwanda rugiye gushya n'Uburundi haguruke dushimire umwami bera uwirata irata FPR cyangwa ngo abadede mugiye gupfa rubaya mugiye gufumbira umunaba kuko mwanzi Imana mumeze nk'abanaki uruvangitirane rw'amagadi n'amaganga n'amati foshe shaka nanjye ry'inzu ya data riranja nanjye ariko bigiye bahere bamusuzugura kandi jewe ndahari mwami Yesu nekisi ya ndo yaje narimije y'Uwiteka yemwe bakirenza ubwenge bw'abantu kumurimo w'Imana byaturekeje menzani ya amadini shaba pigisha ubwenge ijambo ry'Imana sha byabateye kubyina muzunga buretse muraza kwirebera utanesha inzira mu nyanja Farawo atakekaga bayishuwe turi muri test turimo gutestwa twese tuyirimo ufunguke usaba Imana wishurirwe test turimo yaba benshi bagiye gutsindwa mu bayishuwe sorry kore se none mvuze n'ibiki niko bimeze ariko Imana irimo irajonjora tunga sana wowe abikino yararangiye ntabwo wabimenye se niba utayitayeho nayo ntabwo uzakwitaho okay that's it uragipfuye nta kigira gite ubwo icyo wemeye ko kibaho nicyo kizakubeshaho nukubwiye we cyane sanye ramesa kamwe nta tubiri yatatswa amabara meza abiganijwe y'umushumba bajyanye intama mu isoko mpuzamahanga bafunze imibiri y'abantu bacururizwa n'ubugingo bwabo minono y'intama mu kanwa k'intare uko niko twarokotse murahitamo niko twarokotse ntabwo Imana ishobora kurengera abantu babaye ikerense ntibishoboka batayigira iya mbere muri byose
bene data bakundwa bene data bakundwa haleluya. Yes, itangazo nuko intebe y'ubuntu ifunguye kuri buri mumwe usaka gusenga. Uko ushaka gusenga wese azajya hasanga abo yabaza ibibazo banasengane. Kirazira kwaganirira amakuru yo mu bihugu byacu, kirazira kwaganirira naho usengera Imana gusa. Ku kibazo cyose kiba kikuzanye byose naho gusengera ntabwo ari kuganirira, kuko mufite iwanyu amasalo yitwa uruganiriro. Ikindi rero ikindi ni ubushize twahamagaye abagore baboroga na nubu iyo link bashobora kwinjiriraho kuri message ibanziriza iyi je crois ibanziriza iyi. Abagore baboroga muborogera imiryango yanyu. Yesu yaravuze ngo nimwiririre muririre n'abana banyu, muze muboroge. Murebe ubutumwa bwa message bushize hariho link y'abagore baboroga yo kwinjiriraho. Hanyuma hano kuri ubutumwa bw'uyu munsi hariho link y'intebe y'ubuntu. Buri wese yemerewe kwinjira, wese uwo ari we wese. Nawamenya wenda, nawamenya. Ubu mwese mujye mwinjira mwese. Nawamenya ijambo riri bufate, nawamenya. Natwe twese nuko twafashwe, twese twarabaye akabaruri. None twahindutse ibyitegererezo. Sinzi niba cyo wumvise. Sinzi niba wumvise this. Ayiwe. Uzumva ryari vraiment? Uzumva ryari? Uzumva ryari? Kada katwishyira mu maboko y'Imana mama we. Nawashobora. Jya mfite umutwe muto murinda imijugujugu. Wowe niba ukihagazeho ngaho hangana n'uwakuremye ture. Uzamera nk'abanani bani murodi baratsinzwe sha, n'abafarawo baratsinzwe sha, n'abakagame baratsinzwe sha, n'abastaline baratsinzwe sha, n'abayiterere baratsinzwe sha. N'abaniva baratsinzwe sha. Wasurinde. Batanze ibitambo by'amaraso menshi sha, wewe watanze inkoko n'ihene urumva wakoramo. Fuki oguki tacikagenda abayuda baratsinzwe sha. Konguki n'abanye politiki baratsinzwe sha, bakabuharirwe sha. None wowe uraratici philosophie intégrale osh kabogofe cyangwa kugonde ku ngufu. Uragira ngo nzajya mubwira gutya avuga ariko yasaze burema nibyo ahora amavura ati uzi ibintu byinshi cyane by'umubiri cyane kunezererwa. Ngo iki uraja kunezerwa mu mubiri ashaka gutingana aho tinganura rata mwebwe abashaka ko twigira amaboko y'Imana rata. Ubugingo bwacu n'imibiri byose n'imiryango yacu byose birindwe. Haleluya. Abayishuwa turi muri test final test. Ntabwo iratunguranye cyane. Bamwe twatangiye gutestwa. Reka nizere ko twese tuzapasa. Ntabwo Yesu ashobora kwemera ko rwanyuma cyangwa kabiri cyangwa rimwe n'igice. Reka da. Ibyo ushaka kurengera nibyo bituma adahabwa umwanya wa mbere. Nibyo biri bukubesheho. Tubabarire Mana. Babarira n'umuryango wanjye. Umugisha abayishuwe bakabuhariwe biyemeje guhara amagara manywa nijoro. Abayishuwe umugisha ubarinde. Haleluya. Ubarinde ibyuririzi n'ibyonyi. Yes. Kuko uyu muhamagaro ubwawo n'uburinzi. Ubwawo ni inyungu. Kuri uwo nguwo wishuriwe uyu muhamagaro uragomba guhishurirwa. Uragomba abantu bawuhishurirwa. Naho ubundi ni bede. No. Yehoshua habwa icyubahiro. Ni wowe mbereyeho nta bindi. Ibindi ntabwo numva. Kuko igitambo cyawe aricyo cyonyine data twese yumva. Ibindi ntabwo yumva. Yapfuye amatwi ku bindi. Ibindi ntabwo yumva. Nanjye nuko ntabwo numva ibindi. Bayishuwe mwagira ubuntu bugeretse ku bundi. Ntimubupfushe ubushasha. Cyane mubupfushe ubushasha. Uragira ngo yazabyihanganira se? Ntabwo yabyihanganira. Sinzi wavuganye nawe.
sinzi uwo mvuganye nawe. Abagore baboroga muze muri benshi, mubwire bene wanyu muze muborogere imiryango yanyu n'abagabo n'abana n'abuzukuru n'abuzukuruza, muze muboroge, ukuberwa kwanyu harimo imbaraga. Muze ariko kuki mutarimo kubabwira mwabaye kimwebwe? Yes. Ya. Yesu aduhana umugisha mwese. Yesu aduhana umugisha n'ukuri. Ya abankunda Imana bakunde kurushaho. Ya n'abandi nabo ntabwo ari kubera kunyanga oya. Ntabwo ari kubera kunyanga ahubwo baba babuze uko bagenza. Ibashaka no kumbwira neza. Aka bankunda bafite amahirwe menshi kuko udateranya nanjye rasandaza. Aha. Ya. Misiri imbere hagiye kuza ibishya gusa. Ibishya gusa. Mujye kumva ibishya. Ngewe abantu nkeneye n'abantu babiri gusa. Haleluya. Nkeneye abantu b'amoko abiri. Nkeneye abamfasha cyangwa abamfasha. Ntabwo nkeneye abandushya. Ngiye baba we. Urumva neza? Ntabwo nkeneye abandushya. Abo ngabo exclude. Nkeneye abamfasha cyane nibo nkeneye cyane n'abamfasha. Yego. Arabo nshobora gufasha da. Ya, nanjye arabo nkeneye ko bamfasha. Haleluya. Naho abandi ntabwo numva. Reka. Bansubiza inyuma ntabwo numva. Nabatari kuri uyu muvuduko urusha wa Ferrari n'abandugini bari bandugini. Burugini ya. Azazindi za ba Ronaldo kuntu zihuta. Umuvuduko ijuru rifite urazurusha. Ya. Yes. Umuvuduko urenze igipimo mufite umuvuduko urenze igipimo kirenze ubwenge bw'abantu. Birasaba kubihishurirwa nawe ubundi wagira ngo ndacuranga cyangwa ndasakuza. Reka sha. Urakoze Mana, urakoze Mwuka Wera, urakoze kubw'ubutumwa, urakoze ko arabakijijwe, urakoze ko havuyemo abagore baboroga, urakoze ko baje ku ntebe y'ubuntu. Haleluya. Urakoze nagushimiye kubwabo. Cyubahiro ni cya data wa twese n'umwana wa Yesu Kristo, umwana w'intama watambwe rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije iteka, akaba ari we wangiza atya. Akaba ari we ndeba nawe akandeba tukarebana, ibindi ntabwo twumva. Yesu aduhana umugisha bakunzi b'umusaraba n'uwawo bambweho.